bibona kare hose ukuntu bihiye neza biraruta iyo muri Mariyoti. Iyo hoteli mba numva barahirira ntago mpazi, ariko rwose pe mu bafana banjye b'abagore hazagize umugore w'umufana wanjye wiyongoza akanjyana muri Mariyoti nkahareba, uziko ntaho nzi, nyinyura ku ruhande inyuma aho ndahazi. Iyo ushyizeho vinegere kandi ikamara umwanya munini ntabwo usanga hakomeza nkajya gushyira ku meza nkarya nkanywa n'akaji kubera Imana. Ibi biryo nibyo nabonye. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ndabashimiye cyane rero abakunzi ba Mama Sharirene, by'umwihariko abakunzi b'isuku no guteka. Iyo nageze hano mwabibonye icyo ngiye gukora. Hanyuma ndabashimiye ko mukomeje kunyandikira muri benshi, kumpamagara. Mbese narabibonye ko ibikorwa byanjye ari ingenzi, niyo mpamvu mba nagarutse. Uyu munsi tugiye gutegura iki? Uyu munsi ndashaka kukwereka uburyo ushobora guteka ifiriti ukayitekana n'imboga. Ugafata ifiriti ukayitekana n'imboga ku buryo nta zindi mboga zikenerwa ku ruhande. Icyo ukora ndi bukwereka ukuntu ugomba gushyiraho na salade, kuko uko biri kose narabibasobanuriye. Nta muntu uzacika ku ifiriti, ariko ugomba kuyirya nimba ibyo urya byinjiza abakaporari b'abasirikare baje kurwanya umubiri. Nakubwiye ko nawe ugomba kurya abajenerali mu biryo baza kurwanya abakaporari. Hanyuma nonaha hano murabona ko hari ibirayi. Ibi ni ibirayi bya Kinigi, nacyo mujya mukimenya. Hari igihe umuntu ajya muri hoteli ngo mbega ifiriti iryoshye we, hanyuma umuntu akibaza ngo iyi firiti bayitegura gute? Nibwo buryo ndi bukwereke. Ikintu cya mbere nugiye guteka ifiriti nziza iruta iyo muri hoteli, ugomba kuba ufite ibirayi byiza. Utazajya kugura bya birayi by'umweru ngo ushake kurya nk'ifiriti yo muri hoteli. Biriya nzakwereka ubuhanga bitekana ku buryo biza bimeze nk'ifiriti yo muri hoteli. Dufite ibirayi hano bya Kinigi mwabibonye. Turi bukoreshe pavuro, turakoresha urunyanya, igitunguru, seleri, tungurusumu. Hanyuma turaza no gukoresha mu kudekora iyi firiti kandi tunarwanya nyine b'abasirikare salade. Turaza no gukoresha salade urunyanya, turakoresha urunyanya, turaza gukoresha kokombure, turaza no gukoresha karoti. Hanyuma turaza gushyiramo black pepper, dushyiremo na soya sauce. Ariko ndi bukubwire ko ibi bintu byose nk'iyi soya sauce, iriya black pepper, rwose utabifite ntabwo ibura kuryoha, ariko ubifite ntacyo bitwaye. Nonaha rero ibindi byo ni ibisanzwe. Dufite n'ipanu. Ipanu ishobora kugira uruhare mu kuba wateka ifiriti nziza cyangwa mbi. Mujye mugenda murebe amapanu meza. Hanyuma twatangiye duhata ibirayi. Kwambara ga mu ntoki rero bifite umumaro mwinshi. Nk'abantu bashaka guhorana icyangwe mu ntoki kugira ngo ukore mu bintu nk'ibi, uhate ugire gute, ariko usigarane intoki zawe nziza, aho ushobora kwitema. Mbese ni ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo. Twahase ibirayi.
ariko ndumva ikindi kintu cy'ingenzi gikomeye mbashaka kubigisha ni ugukoresha amasaha, kugira ngo, kuko abantu benshi tugira iminota mike yo gukora ibintu kandi tuba dukwiye kubikora neza. Ubu rero mbere yuko nkomeza guhata nkata n'ifiriti, ndashaka kukwereka ukuntu ushobora gukoresha umwanya neza kandi ugakoramo ibintu byinshi. Ngiye gufata iyi pano, hanyuma mbe nyishyizeho amavuta. Ni bimwe mu bintu nabyo by'ubwenge bwo gukora ekonomi y'iki. Ducane. Nzabereka n'ukuntu umuntu ateka ashyiraho inkono enye mu minota mike, y'abashyitsi bakagenda bariye cyangwa abana, ku buryo utegura ibyo kurya mu buryo bwihuse. Mu gihe rero turi guhata, reka tube dushyizeho amavuta. Ipano yumutse, tube dushyizemo amavuta. Ubu ni uburyo bwo gukoresha umwanya neza, kuko umwanya ntawo uhari, yarahagije. Hanyuma nkomeze mpata ariko n'amavuta ariko, ubwo se urumva atari gukora ekonomi y'umwanya. Umwanya urahenze. Guhata ibirayi, hanyuma tukamenya n'uburyo. Ubu ni uburyo nshaka kubigisha bwa mbere bwo guteka ifiriti, ariko hari n'ubundi buryo nzabigisha. Iyi ni episode ya mbere. Ikindi mugomba kumenya, impamvu tugomba kwiga ibintu bitandukanye mu guteka, nuko abantu benshi barya ibirayi bakabihaga kuko babikora mu buryo bumwe. Umuntu akarya ifiriti akumva arayihaze kuko ayitegura mu buryo bumwe. Ugasanga ibyo kurya tugenda tubihaga kubera iki? Tugenda tubitegura mu buryo bumwe gusa. Ariko iyo ugiye utegura ibyo kurya mu buryo butandukanye, ibitoki, ibijumba, ibintu byose, n'ibi birayi, n'ifiriti, umuceri, ukabikora mu buryo butandukanye, bituma utabihaga nyine. Ibi bintu byose rero kubimenya ni ingenzi. Hari ikindi tugomba kujya twiga aho dukorera. Uko maze kubihata, ngomba guhita nkuraho uyu mwanda. Aka gapuberi kajyamo umwanda ntikakabure hano, kugira ngo hano dukorera hakomeze kuba isuku. Hanyuma kubyoza, hanyuma nkanabyunyuguza. Maze kubyunyuguza, hanyuma ngiye kubikata nk'ifiriti. Hanyuma rero mu gukata ifiriti, mbere yuko uyishyira mu mavuta, ngiye kubereka ikintu kibanza. Nabibonye. Ngiye gushyiraho amazi
mbe nyapfundikiye, hanyuma nkata ifiriti. Nizere ko mwabibonye. Ngiye gukata ifiriti sasa. Hari ubwoko bwinshi bwo gukata ifiriti ariko ndi bukoreshe ubu ngubu. Aka kantu, iki cyuma gikunda gukata ibintu byinshi ariko mu gukata ifiriti ndabikunda. Hanyuma ngiye kuyishyira muri ya mazi. Aya mazi hanyuma ngiye gushyiramo umunyu muke cyane. Tugiye kuba dupfundikiye, amavuta nagabanyije, hanyuma ngiye kuba mpfundikiye. Ibi birayi ndabanza mbitogose bibire rimwe ryonyine. Ibi birayi ndabishyira mu mazi byo gutekamo ifiriti, hanyuma bitogote rimwe ryonyine mbone kubishyira mu mavuta. Hanyuma ntago turi bwicare, nababwiye ko tugomba gukora ekonomi y'umwanya. Mu gihe rero turindiriye biriya byose ngiye kuba ntegura ibirungo, ibintu ndi bushyiremo. Icya mbere ndahera kuri iyi karoti. Nababwiye ko ari ifiriti isi ifite imboga.
iyi karoti ndayikata gute kugira ngo nyishyire mu ifiriti. Ni ukugerageza nkayikata mu buryo ihagaze nyine, nkayikata ihagaze bufiriti. Tabanza nyigenze gutya, kuyikata nk'ifiriti nayo kugira ngo bibe ibintu bigaragara, kandi ntago tugomba kuba utuntu duto cyane nanone. Hanyuma mwabibonye, dore ni ubu buryo. Babwiye ko ari ifiriti ivanze n'imboga. Nayo turakata ifiriti za karoti. Abibonye? Ifiriti ngiye gukora pavuro igice. Nayo ndakata ifiriti ya pavuro. Umva, ni ifiriti. Uku rwose ifiriti ya pavuro. Hanyuma ngiye gukata n'urunyanya. Urunyanya narwo ndarukata. Byose ndabikora kuri ntozi imwe. Icyitonderwa hano ku runyanya, utu tuntu ndadukuramo. Utu tuntu ko ntabwo ushaka isosi, biraba byumutse. Utuntu tw'imbere, yego. Hanyuma natwo nayo ndayikata gutya. Dore urunyanya rwo kugira ngo rutaza gushwanyuka, ndagerageza gusa nk'ukata utuntu tunini, utungutu kabisa rwose. Ifiriti y'inyanya da. Izi ni inyanya. Hanyuma ngiye gukora igitunguru. Ndakigabanyamo kabiri, hanyuma cyo ndagikata gutya. Nabwo ibintu binini. Yego, ibi birahagije. Hanyuma tungurusumu, kano gahumuro, hinga ndeba agasekuru. Tungurusumu reka nyisekure. Ambo twagarutse tudashiririza, twagarutse ifiriti
yego rwose ni umujugwe. Ubu ikintu ngiye gukora, iyi firiti dore ni umwuka umwe wonyine rwose. Dore mwayibonye, turebe ya mavuta ko yahiye. Aha hantu muhitondere, iyi ifiriti igomba kubira rimwe ryonyine. Urabizi ifiriti inoroshye rimwe, kuko birengeje birashwanyuka. Amavuta nayo aba akwiye kuba ahiye. Reka mbe ndetse gakeya, twikomereze hano. Aha, nabyo biranoze. Tungurusumu, rwose ibi birungo byose ubifite wagira, utanabifite nta kibazo. Hanyuma reka tugire na seleri. Ibintu binini biba ari byiza nyine, biba ari sawa, ndabikunda. Mwabibonye ko maze gutegura imboga. Hanyuma aya mavuta pe yahiye. Ngiye rero, nabyumvise, gushyiramo ifiriti gutya. Wakoresha intoki, wakoresha ikirushe, bityo bituma idafatana nkuko nguko uba wayitogosheje. Ugomba kuyifata neza kugira ngo iyo wayitogosheje urabikora ku buryo wirinda ko bifatana. Kandi rwose mu mavuta y'igihwagari, mavuta yahiye neza, firiti hase neza idafite bya bintu by'umukara. Ubu buryo rero bwo gutogosa ifiriti, kubanza gutogosa ibi, icyambere ntabwo bukosoma amavuta. Ni mubizi ko mu bintu byose dukunda n'ibintu nyine bitadukosoma, ishya vuba rwose. Ibyo byo rero imyaka maze mbikora narabyiboneye, ishya vuba ntabwo ikosoma amavuta. Kandi mujye mwemera ibyo mbabwiye, ngiye ndakuze, imyaka maze nteka ni myinshi. Yego. Nzajya mbigisha na ekonomi. Mu gihe turindiriye tujye dukora ibindi, nta muntu ufite umwanya. Ambo nga ndebe, ngiye kuzana udusahani nshyiraho ibirungo, hanyuma tube dukora n'ibindi. Ngiye kuba mbishyize hano, tunaratuguze ngo njye nkwifashisha.
noneho reka mpanagure. Rwose ntabwo ari ngombwa ko ahantu uba wakoreye umara guteka hatuma isazi. Ufite ukuntu ushaka ka gatambaro cyangwa ugashaka n'iyi serviette, ariko ibintu bikaba sawa. Hanyuma nonaha ngiye gutegura salade. Ngiye gutegura salade ndi bukoreshe kuri iyi firiti. Rwose mujye mukunda kurya salade cyane. Ndakoresha urunyanya, nkoresha igitunguru, nkoreshe n'ibintu bitatu: urunyanya, igitunguru, kokombure. Kuko rero ari byo nshyira ku isahani imwe. Ndafata kokombure nyigabanyemo gatatu, naho warya nyinshi se ko nta kintu itwara. Hanyuma urebe ukuntu ibiryo birashya dutegura turya. Ibintu by'umwanya ni ukujya tubyitaho rwose. ngo ifiriti ihiye ngo ngiye gukata iki, biriya bintu ni ukuri mujye mwiga gukoresha umwanya neza. Nta mwanya tukigira. Kokombure gukora agasalade kugira ngo iriya firiti irishwe salade rwose yo ku ruhande. Abonye ukuntu ngiye gukata salade ngiye gukora uyu munsi niye. N'igitunguru ndakoresha igice. Hanyuma urunyanya narwo ndakoresha igipande.
nga ndebe amavuta oliva ndashyiramo aya mavuta reka turebe ko yego njya kuzihindura ukuntu zisa ni nk'izo muri Marriott ariko ndabona mbarenze nazihinduye ariko ntabwo zirashya vinegre kuzana n'akandi kantu k'ubwenge aka rero nako ndagakoresha mu kudekora aka kantu rero ndagatinya niyo nakogeje ntabwo njya nizera ko kakeye ndongera nkakoresha vinegre nyuma iyi sahane ni nayo ndi bushyireho niyo ndi bukoreshe niyo ndi butegureho niyo mpamvu ushaka kuyishyiraho kuyiteguriraho iyi salade mujye mukunda kurya salade nababwiye ngo utu tuntu njye sinjya ntwizera isuku yatwo kuko hari n'igihe usanga harimo agasimba kandi mwabantu ikintu uba waririyeho ikintu uriraho kiba ari ikintu kigoranye byibura wenda ibyo guteka ndabimana ndadutinya pe wenda ibyo guteka byo ushobora kuvuga uti biri buhire mu ntoza ibyo guteka biri bushye umuriro uri bubyice nk'ibi turya ari bibisi rero rwose ni ngombwa kubyitaho cyane aka kantu rero sinjya nkwizera ngakoresha intoza nkoresha vinegere kugira ngo nkoze hanyuma ubu kandi si ukudekora gusa ntabwo ari ukudekora gusa uranakarya nako kuko ni salade nziza hanyuma mwabonye ukuntu ndi kuyivangira hano gutya dore nta bindi ibintu byoroshye ukarya neza kandi ukarya ibintu bifite icyo bimariye umubiri kuko ibyo kurya biryoshye gusa bifite icyo bimariye umubiri ni ukuri nta kintu biba bimaze dore nabishoje turaza kuhashyira ifiriti ubu ni uburyo bwo kugira ngo dukoreshe umwanya neza kandi tunarye neza nibwo se urabona ibintu atari sawa twongere duhindurire iyi firiti hanyuma no mu kuyarura ndabereka uburyo nyaruramo ndashaka hari igihe mbere ku tuntu dukeya kubera ibintu by'imyanya yacu ngo umwanya ni ibintu nk'ibyo ngiye kukwereka ahantu ndi bwarurire ifiriti ndafata iki gisorori hanyuma mfate iyi seriviyete murabizi ko nta mwanda iba ifite icyo yagenewe ubwo iba ifite umwanda abantu batuma yinjira mu gihugu nibo baba bafite ibibazo wo tuyikoresha mu bintu byo kurya kwihanagura mu ntoki ibintu nk'ibyo iyi seriviyete urayifata ukayirambikamo hano yego kano kamara iki
kano kagira uruhare mu gukamura amavuta yaturutse mu ifiriti, kuko aka kantu karayamira nibura nubwo adashizemo ariko akagabanuka. Reka mbe nteretse hano. Hanyuma ya salade yacu mu rwego rw'isuku no mu rwego rwo kugira ngo ikomeze igubwe neza biri, tugiye kuyipfundikira. Ndakoresha iyi aluminium y'ishashi, ariko mwabana nifitiye umwana ukubagana babwiye ibintu yankoreye. Ayivana arakubagana basheri. Ibaze ko yaje kuri aka kantu agahita komoraho kakantu gace y'ishashi, buriya yaragakoze yumva ni utwuma, ahita komoraho nyine, nta kundi se nimubizi abantu. Ko rero nimubona biri kungora kuyipfundikira mwite mumenye ibibazo nahuye nabyo. Ubwo ni ukwiyeranja nyine. Reka tube tuyipfundikiye, ni uburyo bwiza idatokorwa. Yishashe mujya muyigira di, muzajya mubona ibintu byose ngo ni ibyo muri hoteli, ikintu nk'iki waguruka kimarana n'umwaka. Kumutegura utiwirirwa uhunyiza isazi wapi. Yego urabona ko ibintu ari fresh. Hanyuma iyi firiti iba igomba gukomera, ariko bitari cyane, ariko igakomera kweri. Impamvu ibikwiye gukomera ni ukugira ngo nihura n'izi mboga itaza gushwanyuka. Tuyirya ikomeye wumva ifite gu. Kandi rwose byakunze. Tugiye kuyarurira ha hantu naberetse ngiye. Rwose yahiye mw'abantu, ni umweru, irakomeye, kubiryoshye byose. Ubwo ibiryo biryoho bibona kare, kandi n'ibiryo biza kukubihira nabyo ari byo bibona kare hose. Ukuntu bihiye neza biraruta iyo muri Mariyoti. Iyo hoteli mba numva barahirira ntago mpazi, ariko rwose pe mu bafana banjye b'abagore hazagize umugore w'umufana wanjye wiyongoza akanjyana muri Mariyoti nkahareba. Uziko ntaho nzi, nyinyura ku ruhande inyuma aho ndahazi. Hari umwapotre najyaga numva akunda kuyivuga, ubona ko rero hashobora kuba ari ahantu heza. Iyi firiti bayibafotorere byonyine murebe ukuntu isa, urahita ubona ko iteguye pe neza cyane rwose. Ntukumve ko nta mpamvu natwe dukwiye kujya duteka ibyiza iwacu. Reba ukuntu isa, none se mbabeshye. Ayibona murebe rwose, ayibafotorere abereka ukuntu isa neza. Hanyuma aya mavuta ngiye kuyakuramo hano, kangabanya umuriro. Ngiye kuyakuramo hano mbe nyashyize kuri iyi pano yindi, ndanayamaramo dore. Hanyuma ashyireho, subizeho. Ubu tugiye gutegura ibi duhita tunasoza. Dore tugiye gutegura ibi ngibi. Iyi pano mwabibonye ko nta mavuta yose nayamazeho. Biraza gutekwa n'aya yasigaye uko angana kose, kuko ubu tugeze mu gihe tugomba kurwanya amavuta. Niyo gahunda igezweho nyine. None
kwabigenza gute akundi ko biri kose yumutse. Ngiye kubanza karoti kuko arizo zikomera, kandi nubwo zikomera ntago karoti kuziteka cyane ntago ari sawa, uraziteka ku buryo wumva zikocagurika. Nizo ndi bubanze. Ndabanza karoti kuko muri ibi byose nta kintu cyakigomba kwemererwa gushya cyane. Kandi narababwiye ngo mujye mwiga no gukarangisha amazi byo kurya. Nk'abantu mwabonye, mujye mwiga gukarangisha amazi mu rwego rwo kurwanya amavuta. Nyamara hanyuma hano tugiye kugarura kamera hano hamwe twapfundikiriye iyi salade. Tugiye gushyiramo amavuta make. Mbibutse ko aya mavuta ya olive agira umumaro, ntago ari ayo kugira ngo biryohe, oya, ahubwo umumaro wayo niwe utuma tuyashyiramo. Turashyiramo make, hanyuma turashyiraho iyo ushyizeho vinegere kandi ikamara umwanya munini, ntabwo usanga ibi byose byashwanyutse, ntabwo ari byiza. Gake cyane, gake 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 gake, kuko ubu ngubu bigiye gushya. Ubu kuko mu kanya biraba bitangiye umuntu araba atangiye kurya, biraba ari sawa. Dore ibintu byo kujya dukaranga amavuta buri kanya, ibintu byose amavuta hoya rwose ntabwo kurya neza ari uguteka amavuta menshi. Nakirema akunyu gake cyane. Umuntu akaranga ibintu adakarangishije amavuta, ugakoresha n'amazi y'umugezi kugira ngo nyine turwanye guteka amavuta menshi, kandi biba bikenewe no gushya. Noneho tugiye gushyiramo pavuro. Hanyuma dushyiremo ibiryo biragiramo rimwe izi tungurusumu n'ibitunguru. Nawe rero uri umuntu ukunda amavuta w'abantu nyine, ntabwo ari bamwe, rero wabishyiramo andi mavuta, ariko gufata amavuta ari muri iriya firiti ukongeramo andi hano, kandi turi muri sisiteme yo kurwanya amavuta menshi mu mubiri. Niyo mpamvu ubu ngiye gukarangira. Abantu bambwiye ngo gukarangisha amazi se bibaho, kandi ari ibindi kukwereka nyine ibintu se bitabaho. nini ikintu kidashoboka ko ari ugucisha ukuguru kw'ipantaro mu mutwe mw'abantu mwese. Kugira ngo bike ashyiremo ka black pepper gakeya, ashyiremo ka soya sauce gake pe kugira ngo bigire indi kara.
nubwo ntashaka guhindura kara yabyo cyane. hanyuma ngiye gushyiramo n'inyanya. Nende kwabwira ngo nimureke mbumvire nanjye mwajyaga munyumvira ko bimeze. Najyaga nza hano nkareba we abagore bazi guteka we nkarya bakarya hamira amaritiro ntafite n'ubushobozi bwo kubigura. Rero nanjye nimureke mbumvire nanjye mwajyaga munyumvira. Nawe ejo bundi ho uzatwumvira, biraryoshye. Uzabipime, uzabikore, ubigerageze urebe. Hanyuma ndumva nabashimira, nkakomeza nkajya gushyira ku meza nkarya nkanywa n'akaji kubera Imana. Ibi biryo nibyo nabonye, nkakomeza nkumva. Hari umuntu wampenze ubwenge ngo mama Sharire ngo biriya bintu rero ukora byo guteka ngo uzashaka umuntu uzajya ukora akazi ko kukumvira. Ariko muzi ubwenge niko nimba mba nabishakishije imbaraga zanjye, nkashyiramo imbaraga mbiteka, nkashyiramo imbaraga njya kubihiga kugira ngo mbibone, hanyuma shaka umuntu uzajya gukora akazi ko kubyumva. Ayo nama yari wasanga ari we washakaga ko nkaguha. Nzajya mbyiyumvira, hanyuma biraryoshye. Dore urunyanya ruri ukwarwo, karoti, pavuro, turashoje. Imana nibahe umugisha abakunzi b'igikoni. Mwabibonye ukuntu ushobora gutegura ifiriti ivanze n'imboga utiriwe ujya guteka imboga ku ruhande kandi bikaryoha. Ku ruhande ugashyiraho n'agasarade gasa neza. Imana rero nibaho umugisha batarakora subscribe, ni mukore subscribe, mukore share, mukore mwandike na comment, mujye mutwungura n'inama. Ariko na momo yanjye ni 0783354266. Nitwa Mukeshimana Emerita.
iyo mvuze momo mwese muhita mugira ubwoba. None se sibyo? Nimba ari ukudutera inkunga, iyo shusho noneho irasa gute, wadukoreye akantu gato na momo yangiriho. Imana rero nibaho umugisha uzabikore kandi uzambwire. Yego.